Yesu ashimwe nshuti muvandimwe, haleluya. Imana y'amahoro nishimwe cyane kandi rihabwa icyubahiro ku bwawe. Uyu mugoroba uzaniye ubutumwa bukomeye cyane, kubiceceka biranze, ntabwo nabasha kubiceceka. Noneho ngiye kubivuga. Nta makuru ufite ku cyo uri cyo, ku cyo ubitse muri wowe, ku cyo ugendana iki? Ese wari uzi ko uri urusengero rw'Imana? Wari uzi ko uri urusengero rw'Imana? Urusengero rw'Imana. Kadusenge. Data, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye. Mwanya mwiza uduhaye umugisha wo kuba tugihumeka, mwanya mwiza uduhaye kuba tukiriho, turagushimiye. Tugiye kumva ijambo ryawe Mana. Nyemerera kugira ngo uyu mwanya Mwami, ukuboko kwawe kwiza kubane nanjye, ushyigikire Mwami, simbe jyenyine ahubwo tugumane. Umuntu uri bukuri iki kiganiro, uri bukurikira ubutumwa bwiza, haleluya, agira intambwe abasha gutera mu buzima kugira ngo Mwami aronke ubwami, aronke iby'ubugingo. Turagushimiye. Cyomeje ni Satani mubi utuma abantu batumva ijambo ryawe ngo barikunde, utuma abantu bumva ikiganiro bakagicamo kabiri, utuma abantu batabasha kurangiza ubutumwa bwiza ngo bagire icyo bakuramo. Uwo turamwirukanye mu izina rya Yesu. Fasha bene data dusangirira kuri iyi cano, bahabwe umugisha nawe uyu mwanya. Ntibasengera bahabwe umugisha, ntibasabira bahabwe umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane. Ndi wa mubyeyi, umukozi w'Imana, nitwa Pasiteri Gaudence Mugeni. Mpagurukijwe n'Imana muri iki gihe kukubwira ibyo ukwiriye, ibigukwiriye. Imana iguha umugisha. Tugendane, wihangane, wicare, ufata akanya, wicare ukurikirane iki kiganiro ugisoze. Harimo ikibazo kibaza ngo mbese wari uzi ko uri urusengero rw'Imana? Uri urusengero rw'Imana. Mu rusengero habikwamo ibintu byinshi. Mu rusengero haba harimo intebe umuntu yinjira akicara. Mu rusengero haba habitsemo ibitabo. Insengero zisobanutse zigira isomero y'ibitabo, isomero ya Bibiliya, ubusobanuro bwa Bibiliya byanditse mu ndimi zitandukanye biterwa n'uko winjiye muri urwo rusengero. Harimo ibintu byiza bituma winjiye muri urwo rusengero ubasha kurangara, ukareba, ugahugiramo ukareba. Mu rusengero habikwamo ibikoresho by'itorero, habikwamo ibitabo by'imishinga y'itorero, habikwamo ibintu byinshi. Noneho uru urusengero rw'Imana. Noneho uru urusengero rw'Imana. Muri wowe habitsemo iki? Muri wowe habitsemo iki? Bitekereza ubwo atari kujya muri iki habitsemo iki? Reka dusome. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, ibice 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ibice 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ibice 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto. Usome mu izina rya Yesu. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera
kandi urwo rusengero ni mwe. Turongera kandi dusome urwandiko rwa kabiri nanone Pawulo yandikiye Abikorinto ibice 6 umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Kuko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Imana ishimwe cyane. Ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana? Ntabwo muzi ko muri urusengero rw'Imana? Ntabwo muzi ko turi insengero z'Imana? Urusengero rw'Imana ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Haleluya. Uyu ni Pawulo yabajije ikibazo Abikorinto arimo abigisha, arababwira ngo ntabwo muzi ko muri urusengero rw'Imana kandi umwuka w'Imana aba muri rwo, aba muri mwe, atuye muri mwe. Ubundi umuntu utuye mu nzu, umuntu ufite inzu atuyemo abamo, iyo nzu igomba gushyuha, igomba kurindwa ivumbi, igomba kurindwa umwanda, igomba gukuburwa cyangwa se bakayikoropa, bagomba kuyisiga amarange buri gihe bakayitunganya, igomba kuba ifite imibavu ihumura. Iyo inzu umuntu atuyemo. None twebwe ubwacu turi inzu ikomeye cyane Imana ituyemo, Imana ibamo, kandi umwuka wayo aba muri twe, atuye muri twebwe. Arandika aravuga ngo ntihakagire umuntu utsemba urusengero. Umuntu utsembura urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe, kandi urwo rusengero ni twebwe. Umutima wawe ni inzu ituwemo na nyiricyubahiro wakuremye, umwuka we atuye muri wowe. Ntabwo ugomba gucumbishamo imyotsi cyane mu rwiri cyangwa ibirere, wuzuzemo ivu ko wiboneye. Ugomba kururinda ibisimba, ugomba kururinda ibikoko. Urwo rusengero rugomba guhorana impumuro nziza. Urwo rusengero Imana ishimwe cyane kandi yabwa icyubahiro. Nimuzi ko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri rwo, aba muri mwe. Muri urusengero rw'Imana, urwo rusengero ni mwebwe, urwo rusengero ni mwebwe. Ugomba kururinda, ugomba kurukorera isuku mu mutima wawe, ariko urucanamo, wirugurumitsemo ibyatsi, canamo ibirere imyotsi igacumba. Ntabwo nzi ibyo ucanamo, urarucana, urarutwika, urarwangiza. Hano hirya Abikorinto kandi urwandiko rwa kabiri yandikiye Abikorinto hano mu bice 6 noneho 16 yaranditse aravuga ngo mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Umunsi umwe Abafilisitiya barwanyije Abisirayeli, banyaga isanduku y'Uwiteka Imana, barayijyana bayibika mu nzu ya Dagoni. Ntabwo ati mwese muri Imana nimubane, nimurarane. Bigira kuryama nijoro basinziriye, bashyizweyo
marayika w'umwami Imana ararakara afata dagoni arayihirika kigwa gihennye. Bukeye baje barebye aho ati birazaganiraga n'Imana zose barongera baragifata bagisubiza uruhande rw'isanduku y'Uwiteka Imana. Nani iravuga iti ntabwo bamenya amakuru nta makuru bafite. Marayika w'Uwiteka Imana aramanuka aragikubita agica igihanga n'amaboko, igihimba umubyimba usigara wonyine. Bigukubiri bagira ubwoba. Kuva uwo munsi isanduku y'Uwiteka Imana irabaremerera. Isanduku y'Uwiteka Imana bayikuye Benezeri, bayijyana kuri Ekuroni, barizerereza aho igeze ikabateza ibyago, ikabateza ibishyute, ikabateza ibibyimba, barwa nabi. Ni muri uru rusengero rw'Imana, nimuzi ko muri uru rusengero rw'Imana, mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ejo wagiye gusenga, ejo wagiye ku mupfumu, agiye kumva n'ibyo umupfumu akubwira, yaguhaye impigi kandi urabizi neza yuko ubibitse mu myenda yawe bigendana, ugiye no gusenga, ugiye no ku muhanuzi w'Imana, urasoma Bibiliya urayigenda, niyo yanze kukunyura uhita wirukankira no kuri wa mupfumu, uhitsemo byose. Urusengero rw'Imana rukwiriye kuba ruvanguwe, rutandukanijwe. Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Imana ishimwe cyane. Gerageza gutandukanya ibintu n'ibindi rero. Muri urwo rusengero harimo ibintu bibitsemo. Urusengero rufite ibyumba, ndagira ngo mubwire ibyumba bigera nko kuri 5 biri muri urwo rusengero bikasemo, ibibitswemo. Nibyo nabashije kukubwira, hari n'ibindi byinshi nawe wabishaka ukabibona, umwuka w'Imana akumurikiye. Icyumba cya mbere kibitsemo ibitabo by'isomero, aho uzajya usoma ukibuka amateka, aho uzajya usoma ukibuka ukuntu urwo rusengero rwubatswe, ukamenya uko urwo rusengero rwubatswe, ukamenya ibirwubatse, ukamenya inkomoko y'urwo rusengero. Harimo ibitabo by'isomero bibitsemo. Icyumba cya kabiri kibitsemo amasezerano. Hari icyumba kibitsemo amasezerano. Amasezerano yawe akenshi iyo wamaze guhumuka ukamenya ubwenge, ntabwo yavuga abubonye hose. Hari amasezerano uzi, hari ibyo Imana yakubwiye, ikubwira nijoro, uranabyandika, urabibika ahantu. Burya ibitabo baba wabisize aho wabyanditse, niba uri umuhanga ukabyandika, bigendana mu mutima wawe, urabizi. Harimo icyumba rero cy'amasezerano yawe. Ni ibanga ry'abasenga, nuza kubyumva ntibigutangaze. Tugendana ubuzima bwacu tubuzi. Igitabo cy'amasezerano, ibitabo by'amasezerano uracyandika, urabyandika, kuba wakamenya amakuru urabyandika, ukabibika. Nunasaza abana bawe bazasigara babisoma. Hari aho wabyanditse ariko mu mutima wawe birimo urabigendana, urabizi ko ubifite. Harimo icyumba kibitse ubuhamya bwawe, icyo kirakomeye cyane. Ibitabo by'amasezerano wabisoma, ibitabo by'isomero risanzwe, usomera Bibiliya, umusomyi wa Bibiliya,
ibisobanuro bwa Bibiliya. Kera twagiraga igitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya, ndakigira njyewe ntanangiriye ubuntu. Nicyo nahunganye mu gihe cya Jenoside na Bibiliya, kirantunga ubusobanuro bwa Bibiliya. Imana ishimwe cyane. Ibyo ngibyo ushobora kubiha undi muntu akaba yabisoma cyangwa yabigwaho akabisoma, kuko ibyo wasomye muri bya bitabo warabizanye ubibika mu mutima wawe, urabigendana. Ibyo wasigaranye ubibitse muri wowe, urabibana, urabifite mu mutima wawe. Harimo icyo cyumba, hakabamo icyumba kibitse ibitabo by'amasezerano yawe. Igitabo cy'amasezerano, ibitabo by'amasezerano yawe bibitse mu mutima wawe ntabwo bipfa gusomwa n'umuntu wese, ni wowe ubizi n'Imana yawe. Ariko hari n'amasezerano bazi, hari ibyo wacitswe ukivugira, ariko hari ibyo ubitse urabigendana byose mu mutima wawe. Ni mu bubiko bw'amasezerano mu mutima wawe. Niba utari muri urwo ruhare, udafite uwo mugabane, wihangane ugende usenge nawe ubihabwe. Niko abera bameze, niko abasenga bameze, niko abagendana n'Imana tumeze. Igitabo cya gatatu kibitse ubuhamya bwawe. Niho naringeze numva amaswe gusubira inyuma. Kibitse ubuhamya bwawe, ubuzima bwawe uko bwagenze. Ugerageza kuvuga ibyiza, ariko ibibi ntabwo rimwe na rimwe ubasha kubivuga. Ibitabo ubuhamya bw'ibyiza wakoze, ariko ibibi ntabwo ubasha kubivuga. Igitabo cy'ubuhamya bwawe, ububiko bw'ibitabo by'ubuhamya bwawe biri mu mutima wawe kuva ku itangiriro kugeza ku mperezo, urabibitse. Nabyo ugomba kubibika neza. Ibitabo by'ubuhamya bwawe hari aho bizakurengera, hari aho bizakugirira akamaro, hari aho uzagera usanga bene so bananiwe, wumve wabibabwira bagakomera. Ibitabo by'ubuhamya bwawe, hari aho uzabasha guhagarara wibutse uko wagendanye n'Imana, uvuga utari kwa naho ndaharenga izina rya Yesu. Yagendanye nanjye cya gihe, kuko ububiko bw'ubuhamya bwawe, ububiko bw'ibitabo by'ubuhamya bwawe ntabwo bwangiritse. Icyumba kibitse imishinga yawe ni icyumba cya kane mu mutima wawe. Imishinga yacu tujya tugerageza tukayandika, rimwe na rimwe tukanayisengera, hakaba n'igihe rimwe na rimwe tuyinjiramo tukayapurika, hakagira ibisigaye tutari twageraho, ariko biba bibitse mu mitima yacu. Biba bibitse, tuba tubifite, tuba tugendana nabyo. Bikwiriye kurindwa. Iyo hinjiyemo inyenzi zikabirya zikabica, urahomba. Icyumba cya gatanu kibitse ibikorwa byawe bya buri munsi. Burya iyo utashye ugeze mu rugo ushyira ku murongo uko wiriwe, niba ugirirwa ubuntu. Umuntu ubundi mu buryo bw'umwuka ajya kumera nk'inyamaswa yuza, kwikorera evaluation, kwisubiramo uko wiriwe kuva mu gitondo, uko bugorobye wiriwe, ugiye kuryama bimeze gute, uko umaze iminsi muri uwo mwaka, uko wabaye, imirimo yawe, ibikorwa byawe, ibyo wakoze ngibi, ibisigaye ngibi, uko wabikoze, uko ukwiriye kuzabikora, bibitse mu mutima wawe. Burya mu bitabo nubwo bifite hari aho wabyanditse, niba uri umuhanga uzi kubyandika, ariko biri mu mutima wawe, birahari. Bya bitabo nubwo wabigura wabibona, ariko hari ikintu kibagiza. Icyumba cy'isomero, ntubone umwanya wo kujya gusoma ibibitsanyo biri mu mutima wawe. Kujya gusoma ibibitsanyo by'ibiri mu mutima wawe kugira ngo winjire muri icyo cyumba cy'urusengero, ntabwo winjiramo uhagaze, winjiramo upfukamye. Winjiramo upfukamye muri cya cyumba cy'ibitabo by'isomero.
injiramo upfukamye. Gute? Muri icyo cyumba bisaba ngo winjiremo ucishije make, utuje, kuko nujya gusoma uzasomamo ibyakubabaje. Rimwe na rimwe urire nawe muri kumwe. Uzasomamo iby'ubwenge buhanitse bituma ufata umwanya munini. Niyo mpamvu nakubwiye ngo injiramo upfukamye, nugera aho wicare urambye, mbere wicare neza ku buryo wumva uri comfortable, utajegajega. Mu bitabo by'isomero uzasomamo ibyakubabaje. Ibitabo birimo umubabaro, harimo n'ibitabo by'umubabaro waciyemo, harimo ibitabo by'iby'ubwenge bw'uko ukwiriye kwitwara. Uzabisoma ushake n'ingero z'ababiciyemo, uzisome, ubisubiremo, ubiyungurure, urebe wowe uko uhagaze. Mu bitabo by'isomero harimo ibitabo by'ubuhanga, by'ubushakashatsi, harimo research. Ibintu uzagenda ubibyaza ibindi, uzagenda ubibyaza ibindi, uzajya ubibyaza ibindi, hanyuma ufate ibyemezo. Kuko uri muri bya bitabo by'isomero uzakora resume, uzakora summary, ugira n'izindi ngamba ufata muri bya bitabo by'isomero. Mbega n'ibitabo by'ubuhanga. Mu cyumba kibita amasezerano niwinjiramo uzinjiramo ukenyeye, wambaye, wikwije. Icyumba kibitse amasezerano uzinjiramo nta bitotsi ufite, kugira ngo ubashe kumva neza aya masezerano, uyakurikirane. Se yarasohotse? Se ntarasohoka? Ese azasohoka aya masezerano nguyeho muri iki cyumba? Nayabonye ndyamye mu nzozi, nayumvishe mu buhanuzi, numvishe ijwi, nayabonye mu ijambo, nayahawe mu buryo bw'ijambo. Amasezerano, icyumba cyawe kibitsemo ibitabo by'amasezerano ukwiye kugisoma buri munsi. Kuko buri munsi, umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo umunsi ukwiriwe n'ibyawo byako byose. Ukwiranywe, mbese ukwiranye n'ibyawo byako, n'akaga kawo n'ibyiza byawo. Buri munsi ugomba kwinjira mu cyumba cy'amasezerano, ukinjiramo wemye, wambaye neza, wikwije, uhagaze neza, kugira ngo ya masezerano nuza gusoma muri bya bitabo ukayibuka, aratuma utinyuka, aratuma ushirika ubwoba, ukomeze. Icyumba cy'ubuhamya bwawe ukinjiramo utitira, utengurwa. Kuko hari ubuhamya bwawe uzageraho bugutera ubwoba wumva wakwiruka. Hari ubuhamya bwawe uzageraho ugira ubwoba. Hari ubuhamya bwawe uzageraho ushirika ubwoba, kandi hari ubuhamya bwawe uzageraho bugutere kugira ikindi kintu ukora. Ubuhamya bwawe bwagushubije inyuma, bwatumye utakaza. Ubuhamya bwawe bwaragupfobeje. Ubuhamya bwawe bwatumye abandi batera imbere, wowe urasigara. Ubuhamya bwawe bwaraguporomotinze, se burakuzamura, bukugeza ahantu ariko kandi hari ahandi wifuza kugera. Ubuhamya bwawe niwinjira mu bitabo by'ubuhamya uzabisome utitira, ufite ubwoba, utinya. Kuko ubuhamya bw'umuntu nibwo butwari bwe. Ubuhamya bw'umuntu niko gaciro ke, cyangwa se nirwo rupfu rwe. Hari ubuhamya bwagushyize ahantu kugira ngo buzahinduke, birakunanira. Hari ubuhamya bwabayeho butuma utakaza agaciro, kugira ngo uzabuhindure ubwo buhamya ugire ubuhamya bwiza, bizagutwara igihe. Iyo ugeze muri ibyo bitabo bituma mu mutima wawe utengurwa, urajugumira. Ndetse abenshi batinya gutanga ubuhamya bwabo.
burya ubuhamya kubutanga ni mu gihe wabihawe. Imana ishimwe cyane kandi yabwa icyubahiro. Muri icyo cyumba nugera uzinjiremo se ujya ugira umwanya wo kwinjira muri ibyo byumba mvuze. Subira inyuma, urimo guhomba, biratuma udatera imbere. Hari icyumba cya 4 kibitsamo imishinga yawe. Ubundi umuntu kwihuta cyangwa se gukora cyane abiterwa n'impamvu, abiterwa n'intego afite yihaye. Intego wihaye, intego wihaye ituma wihuta, ituma watinda se, ituma wagurisha n'utwo ufite kugira ngo ugere ku ntego y'ibyo ushaka. Imishinga yawe, icyumba cy'imishinga yawe. Nzubaka inzu, nzasenga, nzabwiriza, icyumba cy'imishinga yawe, utera imbere kwawe, kujya mbere kwawe, ariko nibanze ku buryo bw'umwuka, ariko budasigana n'ubw'umubiri nabwo. Mu cyumba cy'umubiri wawe, mu mutima wawe, muri cya cyumba, muri bya byumba biri mu rusengero. Ni mu rusengero, wibuka ari ibyumba biri mu rusengero, biri muri wowe, rwa rusengero ruri muri wowe. Imishinga yawe ibitsemo, imishinga yawe ibitsemo. Muri bya byumba 5 nakubwiye habitsemo n'icyumba cy'imishinga yawe, kuko nta mushinga n'umwe ugomba gukora utawusengera. Nta mushinga n'umwe ugomba gukora utabajije Imana. Uyunguruza umutima wawe, uyunguruza ubwonko bwawe, uyunguruza ubwenge bwawe, ariko ukabaza Imana. Ntibura amasiri kwereka ngo sigaho, ntibura amasiri guha ngo ukomeza. Yuza ubwenge, umva Imana ikubwira kijyanye n'imishinga yawe. Umunsi umwe nigeze kubaka ndahantu mu burengerazuba, twubaka nyine, ndavuga twubaka nk'umuryango, tubabaye dushaka inzu yo kubamo. Ariko mu gihe twarimo dusiza tuzamuye amatafari, umukozi w'Imana w'umupasitori arahanyura ari n'umuhanuzi, aravuga ati we mugeni, aho ntabwo ariho muzaba. Nubaka ariko ntimuzahaba. Birambabaza, ariko ndavuga ngo ubwo Imana bivuze buri fite ahandi izatujyana, ariko ndubaka. Twarayubatse, tukiyuzuza. Ndibuka igihe kimwe turimo tumanika amarido, numva telefone irampamagaye y'akazi i Kigali. Twarayubatse ariko ntitwayibamo. Mu mishinga tuba dufite, iyo mwuka w'Imana tumurikira, iyo atuyobora, imishinga yacu ibasha kugerwaho. Mu cyumba, muri bya byumba byo mu rusengero, bituye mu rusengero ari rwo wowe, habamo n'icyumba cy'imishinga yawe. Habamo n'icyumba cy'imishinga yawe. Imana itugirire neza. Hanyuma habamo icyumba kibitsemo imirimo yawe. Imishinga n'imirimo biratandukanye. Hari imirimo ukora buri munsi, hari imirimo igutunze, hari imirimo igufasha kubaho, hari imirimo igufasha gukomeza ubuzima. Ibitse mu cyumba cy'ububiko bw'urusengero, mu rusengero, mu mutima wawe harya Imana iba, kuko uri ubuturo bw'umwuka wera. Mwuka wera aba muri wowe, atuye muri wowe. Imana yarivugiye ngo muzaba abahungu banjye n'abakobwa banjye, ariko kandi nanjye nzaba Imana yanyu, ngendere muri mwe, nzatura muri mwe. Haleluya, nkorere muri mwe. Turimo ubuturo bw'iyaturemye, niho urusengero ruri, niho ibikorwa byose bibera, ya mirimo yose. Kuko uzi neza yuko byose bituye muri rwa rusengero, bikwiriye kuba ibyera. Umwanzi nakunesha muri ya mirimo yawe, usubira inyuma uvuga uti Mana ndengera, utuyemo. Mana ntabara, utuyemo, bigende neza, kuko wambwiye ngo icyo nzakora cyose kizambera cyiza. Ya mirimo, ya mishinga yanjye, ya mirimo ya buri munsi ndengera, kuko atuye muri wowe ahita bitunganya.
abanzi bagutegera muri ya mirimo yawe ya buri munsi, ariko kuko ubituyemo azi uko abitunganya, n'iyo umwanzi yabyangije arabigorofanura akabigira neza. Hari abagutegera mu kazi kawe ngo bakubonereho ibirego, ndetse babone n'impamvu y'uko ka kazi kawe kavamo. Abanzi bawe bazira urusengero, bararwanga. Niyo mpamvu yanditse ari mu mwuka avuga ngo nimuzi ko muri urusengero rw'Imana. Ese urusengero rw'Imana rwagereranywa n'ibishushanyo bibajwe? Ko mutuwemo n'umwuka w'Imana, nturwangize nucanamo iyo myotsi na bya bitabi biri gucanamo n'imyotsi, bya biyoga biri kumenamo, mu kanya ibitekerezo byawe bikaba birazezengeye, ugatangira kureba ukundi kuntu, ugatangira gutekereza ibindi bintu utatekerezaga. Urasenya urusengero ukarubikamo inzangano, ukarubikamo ibizira. Urwo rusengero ukarukoreramo ibyaha bibi, ukaruvangira ubusambanyi, ukoreramo ibyaha byinshi. Inzika imeze nk'inzoga y'itende ihora ibira. Imigambi yawe niyo kwihimura ku baguhemukiye. Imigambi yawe nzihorera, ntukihorere. Nimurangiza urusengero rwawe kandi Imana ituye muri wowe, iraguhata kugira imbabazi. Ntukihorere, ntukangize urusengero, ntukangize urusengero rw'Imana ruri muri wowe. Haleluya! Jya uvuga ngo Mwami mfasha, Mwuka Wera mfasha, kuko namaze kumenya ko ndi urusengero rwawe, utuye muri jyewe, uba muri jyewe. Yesu yigeze avuga amagambo akomeye cyane, arimo yigisha arababwira ngo mugenzi, ingunzu zigira intaho, zigira imyobo zitahamo, inyoni zigira ibyari byazo, ariko umwana w'umuntu yabuze aho kurambika umusaya, yabuze aho arambika umusaya. Kuko uri ubuturo bw'Imana ituye muri wowe, mu rusengero ari rwo wowe. Pawulo yanditse ngo kandi urwo rusengero ni mwe, urwo rusengero ni twebwe. Ndashoje. Icyo nashaka kukubwira ni uko urusengero rw'Imana ururinda ibisharira, ururinda ibirura, ururinda imyotsi, ururinda ivu, ururinda imyanda. Jya uhora urukoropa, jya uhora wezwa, jya uhora umanitse amaboko uvuga Mana mbabarira, ntunganya Mwami neza. Jya uhora ubuza ururimi rwawe kuvuga ibibi. Tuzi itegeko ry'Imana mu mutima wawe. Pawulo mu rwandiko yandikiye Abaroma ibice 8, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo waho wa mbere, yaranditse aravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Hariyo ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Iryo riba mu mutima w'umuntu, iryo rituye mu mutima w'umuntu, rikamubatura ku itegeko ry'ububata bw'ibyaha n'urupfu. Iyo yamaze kuza agatura muri wowe, iyo Umwuka Wera atuye muri wowe, wa rusengero we, ubwo Umwuka Wera atuye muri wowe, wa rusengero rw'Imana we, uzakora ibyiza byemere. Ubwo Umwuka Wera atuye muri wowe, wa rusengero rw'Imana we, urubakitse, kuko nta miyaga izaguhungabanya, wa rusengero rw'Imana we. Ubwo Umwuka Wera aba muri wowe, wa rusengero rw'Imana we, uhora wezwa, uhora utunganywa,
uhora ukorerwa amasuku wa rusengero we, uhora ukoropwa, uhora uterwa imibavu. Ijambo ry'Imana wumva buri munsi ni imibavu yo guhumuza rwa rusengero. Amasezerano meza uhabwa ngo ubike muri bya byumba wa rusengero we. Haleluya! Kuko umwuka w'Imana atuye muri wowe wa rusengero we. Nicyo gituma kwera bikunda wa rusengero we. Uru rusengero rw'Imana. Nusenya uru rusengero, nutsemba uru rusengero, yakuremye izagutsemba. Wa rusengero we rw'Imana we. Wa rusengero we. Mubyeyi wa rusengero rw'Imana we. Mugabo wa rusengero rw'Imana we. Musore, mukobwa, bikamo ibyera, bikamo amahoro, bikamo imbabazi, bikamo guca bugufi. Nujya gusoma bya bitabo usurinye uvuga uti ibi byarapfuye ariko bikwiriye gukira. Babarira, babarira. Hari abo tubabarira batadusabye n'imbabazi, ukavuga uti kabisa cya gihe yampemukiraga ntabwo yari we, ndamubabariye. Kuko uzi neza hari n'uhamagara ukavuga uti ni ukuri ndakubabariye, mwuka w'Imana yamaze kukubabarira. Avuga ngo njyewe nakubabariye kera. Njyewe nakubabariye kera. Gute? Ko atabikubwiye. Uhatwa kubabarira n'utagusabye imbabazi. Twagiye tubabarira, twagiye tubabohokaho, tukabishenjura, tukabishungura, tugasanga sibo. Ni umubi wabangiza, yangizaga urusengero, yarimo yangiza urusengero. Koko umwanzi nta kindi kimuzana, nta kindi cyamuzanye. Yesu yigisha hariya mu bice ndumva ni 9 bya Yohana ubutumwa bwiza, ngo nta kindi cyazanye umwanzi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko umwana w'Imana we yazanywe no kugira ngo, haleluya, akize n'ibiremaye, nuremaye, kugeza n'umugaye, n'ivunitse ayishyira ku rutugu akayisindagiza, akayunga mpaka ikize. Yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse zibone ubugingo bwinshi. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo urusengero rw'Imana, reka urusengero rwere, nta gahato, nta gahato. Nugira amahirwe uramenya aya makuru, uraza gukurikirana iki kiganiro ndetse ukirangize, kandi Imana iraguha umugisha, kandi uravanamo imbaraga zidasanzwe. Imana ishimwe, uravanamo ubutwari budasanzwe mu izina rya Yesu, kugira ngo ubashe gukomeza uru rugendo. Nuko ubasha kumenya uwo uriwe, uru rusengero rw'Imana. Ntaho uri bubihungire. Igihe wabatizwaga, igihe wihanaga bakubwizaga ubutumwa bwiza, ukihana, ukabatizwa, ukigishwa, ugahabwa amasakaramentu, ukegera igaburo ryera, ugasezerana, cyangwa se rero mu idini bakomeza. Burya wari wabaye urusengero rw'Imana. Ubwami bw'Imana bwari bwinjiye muri wowe. Wari wimuye Satani n'imihango ye, ntabwo wemererwa gusubirayo. Twebwe Imana yacu, abazi Imana yabo bazakomera. Haleluya! Twebwe Imana yacu, Imana rurema, Imana rurema, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Uraza kuzana Imana yawe nawe hirya, vuga uti natwe Imana yacu. Niyo mpamvu tugomba no kwitonda. Twebwe Imana yacu tuyimenyera mu izina rya Yesu Kristo, tuyizerera muri Kristo Yesu, tuyibahira muri Kristo Yesu, umwana w'Imana, kugira ngo duze. Nibyo. Ariko iyo Mana yawe, n'ibinyabingi babyita Imana, n'ibitega n'ibikwezi babyita Imana, bakavuga ati Imana ishimwe, ashimye ikigirwamana cyabo, nawe ukavuga ngo amen. Nibyo nitondera njyewe. Ibyo nitondera. Yari yarabifuye, aravuga ati uyu munsi yagiye kwa Haba, aravuga ati nabifuye njyewe. Imana yadukuye muri Egiputa, yadukuye mu mahanga,
ikatugarura mu gihugu cy'isezerano. Imana yacu ndayizi. Imana ya Aburahamu, yahamagaye Aburahamu, yiganira na Isaka, yiganira na Isirayeli ubwo yamwitiraga izina ku cyambu cya Yaboki. Imana rurema, aleluya, yitwa Uwiteka, niryo zina rye. Tuyubahira muri Kristo Yesu, kuko yaravuze ngo ni jyewe rembo kugira ngo winjire muri jyewe. Ni jye rembo. Ni muri Kristo rero byose binyura. Rero wowe mu mutima wawe, wowe ubwawe uri urusengero rw'Imana, uri urusengero rw'iyera, urusengero rw'ibyera, urusengero rw'ibyiza, urusengero rubitsemo amahoro, urusengero rubitsemo ibikiza. Niyo uvuze ijambo rimwe gusa riturutse muri urwo rusengero rikiza abarwayi ibihumbi. Niyo uvuze ijambo rimwe gusa riturutse muri urwo rusengero rwera ribohora imbohe. Niyo uvuze ijambo rimwe gusa riturutse muri urwo rusengero rwera ibirema birahaguruka mu rusengero rw'Imana. Wa rusengero rw'Imana we, ntugacanemo, ntugatwike urusengero rw'Imana, ntukarubangikanye n'ibigirwamana, ntukarubangikanye na Dagoni, ntukarubangikanye na Bayali, ntukarubangikanye n'imigi. Barabyambara bakabikenyera bakabigendana, akajya gikora akavuga ati wa Mana yanjye we, ngiye mu rubanza, wa Mana yanjye we, uramenye, yatsindwa akagaruka ati ariko wa Mana we wari wagiye buri gifite amaso n'ikireba, gira akanuye n'ikireba. Bazanura imvura iguye bakazanika ku zuba, ariko nta mumaro. Imana yakuremye ikakubumbabumba uko nguko, ikakugira mugufi cyangwa ikakugira muremure. Imana yakuremye ikaguha umubyimba ufite ikaguha amabere manini nk'aya yanjye cyangwa ikaguha amatoya, simbizi. Iyo ngiyo yakubumbye gutyo ituye muri wowe, ni ikwigisha kunyurwa n'ukuri, ni ikwigisha haleluya kuba uko ukwiriye kuba, kuko uri urusengero rw'Imana. Ndashoje. Imana iguha umugisha we twagendanye, wampaye umwanya uricara. Imana iguhire mu byo ukora byose. Niba urimo kudoda, Imana iguha umugisha. Niba urimo kwigisha, Imana iguha umugisha. Niba urimo guhinga, Imana iguha umugisha. Haleluya. Niba urimo gucuruza, Imana ikungura iguha amafaranga, nayo urayakeneye. Niba uri ku kazi, inemo desa gore desato, iguhereze umugisha kandi ikungure, kuko watanze umwanya wawe wa rusengero rw'Imana we. Ndagusabiye gutyo kandi bigufateho. Rushyigikire urwo rusengero, rushyigikirisha amasengesho n'umubavu mwiza. Uyushyigikirishe ijambo ry'Imana, usome kenshi, ubikemo n'ibyo ubikamo. Urushigikirishe kwihangana kugira ngo mu mishinga yawe nuhura n'ibikugora urwo rusengero rwe kunyeganyega. Urushigikirisha amasezerano, wibuka amasezerano y'Imana yagiye kubwira, kugira ngo nugera aho bikomeye utazagira icyuba, utazahungabana. Wa rusengero rw'Imana we, urushigikirishe, mbese urukorope, mbese urutunganye, mbese ururinganize buri munsi, ururinde isazi, ururinde imibu, ururinde vumbi, ururimbishe urusengero rw'Imana. Ndashoje, njye gusengera. Wowe wiyumva gute? Wari upfuye, wari wararushenye, wari wararurimbuye, wararutsembye, inda yarakujyanye, umubiri warakujyanye, kujyana iyo ushaka ukagugarura iyo ushaka. Ariko uru rusengero rw'Imana ntabwo ufite uburenganzira bwo kurusenyesha ibyo wumva ushaka, ibyo urarikiye. Irinde, urya ibitegetswe, unywa ibitegetswe, wambara ibitegetswe, ugenda uko bitegetswe. Nucika umwuka w'Imana akakurabura gatoya ugaruke. Wa rusengero rw'Imana we, ni wowe mbwira. Uri mu bihugu by'amahanga, mu migabane y'Afurika, umugabane w'Afurika, umugabane w'Uburayi, umugabane w'Amerika, Australia, Oceania n'ahandi babasha kumva ijambo ry'Imana, hagize amahirwe yo kubona YouTube, aya macano nicyo abereyeho kugira ngo abafashe. Imana ibagirire neza.
Imana ibaringaniriza ibikwiye muri urwo rusengero. Ubumva uru rurimi ndimo gukoresha. Icyama wowe ubyumvishije ukagerageza gusobanurira mugenzi wawe mu rurimi yumva akumva ibyo mvuze, Imana izaguhemba. Nanone reka nsoze nsenga kandi. Imana ishimwe. Ndagira ngo nongere nguhereze nimero zanjye za telefone. Hari ibyo utarimo usobanukirwa, umpamagare tuganire. Tuganire ngufashe kuko nicyo mpamagariwe, nicyo nahamagariwe. Tugusengeraho kugira ngo ujye kwiyanduza. Aho kugira ngo ujye kwiyanduza, tanga ibiguzi, tanga utwawe, tugusengere ku buntu, tukatureho umugisha, tukubohore. Haleluya. Kuko turi insengero z'Imana. Reka dusenge, hamwe dusenge mu isengesho rigufiya, ariko kandi tugendane nawe kugira ngo wongere uvugurure urusengero rwawe. Aho amabuye yavuye usubizeho, aho ibiti byaba byaravuyeho usubizeho, aho amarange yari atakiriho wongere usige amarange, wongere utere imibavu. Imana Data wa twese mu izina rya Yesu, ni wowe waduhamagaye, ni wowe uturimbisha buri munsi Mwami ngo tukunezeze. Ijambo rije tubwira ko turi insengero za Uwiteka. Utaha muri twe, uba muri twebwe, by'amasezerano, iby'ubwiru, iby'ubwenge, haleluya, iby'ubuhanga, iby'ubukire, ibyo gukomera, byose ni wowe bifite. Fasha bene data twagendanye muri iki kiganiro, bagirire neza, kandi umuntu wese acyumva ubu butumwa, Mwami umushoboze kubugeza kuri mugenzi we. Tugushimiye ko umurimo ari uwawe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibe umugisha, Imana y'amahoro kandi ikwishimire.